hano ni hafashe phone saa 3 nkuko ubibona ni saa 3 n'iminota 18. iyi image urebye uri kubona ari ya saa 3 za mu gitondo cyane saa 3 z'ijoro bakaba baravuga ngo good morning. Ntago ari mu Rwanda se iyi office se iri muri underground, iri mu mwobo ku buryo bakubita hakaba hameze nka nijoro. Ikintu kijyanye na lighting nacyo ni ikintu bagomba kwitaho. Yes, nongeye kuba ikaze ukunda kandi kurikira Igihe Top 5. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho ibijyanye na filime izi zo mu Rwanda. Zino filime zacu birirwa bavuga ngo ntago dukora filime, ngo nta filime tugira, ngo filime zacu ngo ziba ziciriritse ABCD bla 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 bla. Uyu munsi nakoze kuri filime imwe eruka gusohoka iri kuri Zacu Entertainment. Yes, nateguye rero amakosa ari muri iyi filime ino nshyashya baheruka gukora. Ndagira ngo nono nyakubwire nawe uze kujyaho uyarebe na ba nyiri filime baze kujyaho bacekinge ubutaha ntibazongere gukora amakosa nk'aya ngaya. Twagiye uraza kubyumva kamanze nka setting fresh kugira tuze kubyumvikana. Yes, iyi filime yitwa Heart Harder. Yes, ni season ya mbere, episode ya mbere imaze iminsi 2 isohotse, iri kuri Zacu Entertainment. Twagiye nikosa riri ku munota wa 5. Ku munota wa 5 ni sene bakina bari mu kabari. Iyi ni sene bakinnye bari mu kabari. Mbere yuko bajya mu kabari barabanza bakaganira, nge nawe bashije kuyireba yose, nawe uze kujyaho uyirebere. Ku munota wa 5 niyo sene baba bari mu kabari. Mu byukuri aka kabari bavuga ukurikije uko baganiriye muri sene zabanje, aka ntago ari akabari bajemo. Nta kintu cyerekana ko hano ari mu kabari. Ukurikije uko bavugaga bagiye kwinjoyinga muri pull up muri sene yabanje kugira mbere yuko baza hano mu kabari. Iki nta kintu na kimwe cyerekana ko ari mu kabari. Kuko kunywa inzoga ntago bisobanuye kuri mu kabari. Naha nicaye nazi ngo naba ndi mu kabari se. Wapi. Iri ni ikosa ryo gutegura script nibamenye location neza ijyanye na script banditse ngo basobanure ngo niba turambiwe mu rugo ko sene zabanje bari mu rugo, niba turambiwe mu rugo tugiye mu kabari, tugiye kwinjoyinga noneho mu kabyiniro mu kabari, barekure nyine bajye mu kabari. Aha nta kintu na kimwe cyerekana ko bari mu kabari. Iryo ni ikosa ryakozwe na nutegura script na location. Script yo ni sawa nyine bari bagiye mu kabari, ariko location barimo nta kintu cyerekana ko bari mu kabari. Iyo nindi mpamvu nane ituma dusubira inyuma muri cinema nitumenye gutegura ibijyanye n'ibyo tugiye gukina. Iyi sene nawe kuri buze kuyireba ndebera. Niki cyerekana ko bari mu kabari? Nuko birancitse mu mbabari. Sasha nta kibazo. Na kimwe I don't kabisa. think there's anyone here who takes this for granted. Bisokanya kabari niyo barimo bonyine. No. Iryo ni kosa rya mbere. Nizigesa ahubwo. Twagiye ku munota wa 9. Uze kujya ku munota wa 9 nyuma yo kuva mu kabari. Baraza bakaryama nyine noneho mu kubyuka uyu bita yitwa Vanessa. Yes, yitwa Vanessa. Arabyuka akajya kuruka. Twese ko tuzi kuntu baruka. N'aba director n'aba bose ko tuzi kuntu baruka, nabo ko barutse wenda nago wagera imyaka igeze muri 20 ingahe utararuka. Umuntu uruka nyine uramubona, urabibona. Uraruka nyine ukabona geste, ukabona n'ibimenyetso. Kuryo n'umuntu yaturuka aragahita areba gutya ndi kuruka. Ahita bibona. Atubona nyine ko narutse cyangwa ndi kuruka. Nkaha ngaha. Ubu aha ngaha wabanga umuntu yarutse koko cyane ugufera abayabakira.
nawe urebe mbwira uburyo umuntu urabona ukuntu abimeze byonyine ugitangiye kuri kugifata gutya biba byaje ufata gutya byaje ugera hano ubifashe mu ntoki ariko de ubu wavuga ngo umuntu yarutse reba nawe ko tuzi abantu baruka ibi turabishyira kuri indesu director acteur nta kibazo aba afite bino biba biri kuri director kuko umwacteur yakitinga ibyo director ashaka. Ikindi kintu nkubwira iyo filime yabaye nziza ntago bareba umukinnyi ngo wakinnye neza ntago bareba amashusho ngo wayafashe neza ya director niwe wavuga ati wow filime yagenze neza kabisa director ararenze ariko iyo filime yabaye mbi ngo ni umukinnyi wakinnye nabi ngo ni director usanga bitakiri kumuza aba mwiza ariko yabaye nziza. Nkuko bibonye rero iri ni irindi kosa bakoze director akosora akantu ko kwactinga niba bagiye gukora ikintu bagikore bise nk'ari ibyo kuko filime n'ubuzima busanzwe nyine tubamo nibi tubamo ni filime. Director akosore kano kantu twagiye ku munota wa 12 niba abandi basinze n'undi umwe urumva umwe yarabyutse agiye ku kazi hari undi wasigaye aryamye. Good morning, love. Iri ku munota wa 12 ku munota wa 12 uretse wumva ko nagiye kwivugisha uri kumva dutangira byutse usa nk'ubyutse hano araryamye ubwo nuba bisa nkaho ashidukiye hejuru isa nkaho nyine arabyutse na hangover n'ibiki narimbizi urumva ko ari kuvuga ari kwivugisha ko musinda kama bahara naga wenda ari mwese abatazimu aka abantu basinda barabizi kwa kundi ububyutse inzoga zagukomye urivugisha cyangwa bivugira mu mutima wawe urerura ukavuga ati narimbizi inzoga zanjye uri wenyine kumwe ububyutse zagukomye zaguhaye urivugisha ntago bibaho ntago wivugisha inzoga zakwishe wapi ahubwo urabitekereza mu mutima wawe no mu mutwe wawe nkangaha bari gushiramo voice over nyine ibiri kumvikana ko ari kubyibaza ari kubyitekerereza ubwo ariko apana kusohora umunwa ntago ujye uvuga wasinze uri muri hangover zagukomye ntago ujye uvuga iyi ni voice over yari gukoramo ntago ari we wari kuza ngo avuge. Dukomeze ku munota wa 12 style umwe wagiye ku kazi mu gitondo ndagira mwumva aka kantu neza umwe wagiye mu kazi mu gitondo kuko na hano najya gutangira speech najya kuvuga aravuga morning wese twumve Good wese twumve Good morning, love. Good morning, love. Mu byukuri ko turi abantu bakuru dufite amaso areba neza tuzi kwitegereza. Ino shusho ni ya mu gitondo. Uburyo ba lightings no image uri kubona ari sangara. Uri kubona ari kihe gitondo? Ni igitondo kihe kiba gisa gutya. Gifite ishusho isa gutya, gifite umwijima umeze gutya mu mpande nayo. Iyi shusho ni ya mu gitondo. Nuza kureba kurana bari kuvugana kuri phone uraza gusanga bari kuvugana saa 3. Ubwo niba mubwiye good morning ni saa 3 za mu gitondo. Yego ino shusho urana ari ya saa 3 za mu gitondo. Betse turi hano hari phone dore nga hano ni hafashe phone
saa tatu nk'uko ubibona ni saa tatu n'iminota 18. iyi imaje urebye uri kubona ari ya saa tatu za mu gitondo cyane saa tatu z'ijoro, bakaba baravuga ngo good morning. Ntabwo ari mu Rwanda se? Aha iyi office se iri muri underground, iri mu mwobo ku buryo bakubita hakaba hameze nka nijoro. Ikintu kijyanye na lighting nacyo ni ikintu bagomba kwitaho. Irindi kosa ririmo ntanditse ariko nabonye, iyi filime yose ntago ubasha kumenya ngo ni sangahe n'igihe ki, ku buryo uvuga ngo ubu nyine nawe ureba ishusho bana nk'ubu gutya kuntu hasa uri kubona ko ari ku manywa, nyine biragaragara ni ku manywa. Ntago nakubwira ngo ubu rero ngo urabona ngo ni nijoro ngo nuko narayitinze neza. Amaso yawe akireba ahita abibona ko ari ku manywa. Nkaha ngaha good morning ni mu kihe gitondo? Ni mu kihe gitondo ishusho ibisa gutya? Nawe urebesha amaso yawe ukavuga ati birasa gutya. Ntacyo. Iri ni ikosa rero rikorwa n'umuntu lightinga amatara, akayalightinga ku buryo atabasha kuguha time. Kandi aya ni amakosa dukunda gukora mu mafilime yacu hano mu Rwanda, ugasanga ari mu bituma atagira agaciro. Iyi filime nuyireba yose ahantu bagiye balightinga nibyo ishusho iragaragara neza niki, ariko ntago ubasha kumenya ni mu gitondo, ni saa sita, ni nimugoroba, ni nijoro. Ibintu byose bimeze kimwe. Urajya kubona nyine ukabona ntago ureba image uvuge ngo 100% neza none ndabona ari mu gitondo, cyabyibuze 80%. Ndabona ari mu gitondo, ntago bikunda. Ikintu cya lighting ni ikintu cyo kwitabwaho cyane. Ni ikintu cyo kwitabwaho cyane. Irindi kosa ririmo ariko ntago ari irya danger gusa, ridusubiza inyuma ku kijyanye na sound iravuga birumvikana neza ntari, ariko ntago ifite imbaraga. Ntago nyine ivuga ngo wumve iri strong, wumve ngo ifite imbaraga. Niba ari microphone ntago mbizi, niba ariyo bakoresha, niba bipfira muri editing, ariko nekereza ko yaba ari ubwoko bwa microphone bakoresha bari codinga cyangwa uburyo bakoresha bari kuri codinga, bigaba bituma ijwi riza riravuga neza nta kibazo birumvikana, ariko ntago rifite imbaraga, ntago rifite igituza ku buryo wumva nyine ari ijwi rifite imbaraga. Ikindi mu ma noise yayo ari inyuma haba akantu ka I'm playing wenda nk'ahantu runaka wumva. Yes, umwana. Tambwe ko ari gukiza mu kazi. Harimo akantu ka and my head is about to explode. Ndumva nayo no kubona neza. Urumva ko aka n'akantu kazamo kubera ese kuki utabwiye umwe bagabanya ama noise ariko ukasanga wayagabanyije cyane. Icyo nacyo kiri mu byo bizakosorwa wenda ubutaha. So ibyo byose ni bimwe mu byo nabonye, hari n'undi utabibonye, hari n'undi wabonye ibirenze ibi, kandi ntago tuvuga amakosa kugira ngo tunenge ibikorwa byabo, no kugira ngo tugume dukosore kandi dushyigikire sinema nyarwanda. Ubwo nanze kuvuga izaba Kiramani na ba Mitsutsu n'abande, zira ninzigarukaho muzasanga nta kintu bakora, kuko bano nibo bafite ibikoresho, nibo bagerageza ibyo bakora, ariko bakosora utu tuntu. Ciao. Kati.